tukibyiruka batubwiraga batundaga abahungu bakatubwira ati umwana w'umuhungu ntago ajya kubasha guha n'umwana muto w'umukobwa. None wa mugani ko twageraga abatantine bacu batuganirizaga cyangwa n'abakuru bacu bavutse mbere bakatubwira ko umwana ugiye kubona n'umuhungu adacimiye ngo bikunde kuko atuma bikomera bigakomera, wacimye ntibikunde bakakurinda uwo muhungu ntibyemere nyine. Kimwe no kubakubwiye ngo n'abamama bakuze ngo babikora bigakunda bagacimye ntibyakunda ko umuntu abarangije gukomera mubiri warakomeye ntabwo bikunda. Noneho kuvuga ngo umwana w'umukobwa amubwira ngo kujya gucimyeyo bajya gutya nk'abanyamakuru cyangwa icyo kumva ngo hari ababwiye ngo gucimyeyo ntacyo bitwara, kubona n'umuhungu n'umukobwa ngo byose n'umugabo ngo byose ni kimwe ngo nta kintu bitwara. Ariko kera mugani uko umubyeyi yakubwiye wabaga aracimyeyo yabaga yambaye niyo yabaga yicaye yanabe nabi ntamubonaga yabaga yiyambitse, ariko ab'iki gihe ntabwo baba bambaye. Ikindi byabaga ari ibintu bishimisha umugabo bikanezeza umugabo akanezerwa nuko kwambara ko umubyeyi nkuko umugabo ashaka kugura umwenda mwiza ugakenyeye mukagendana ukabona wambaye neza. N'icyo gihe yabaga gukeneye akareba agasanga wiyambitse byaramushimishaga, ariko iki gihe ugasanga ameze nk'uko umwana yavutse. Wenda we warize umujyi abantu bajya kwa muganga bakajya kubya uko umwana avuka ari uruhinja niko nabwo bakura bakimeze nk'abazampinja. Kuri ngiye ngiye bitandukanye n'abacinye bakira. Umwana ugira amubwira rero twebwe twabigenzaga gutya akavuga ati murashoboye wese ibyo kwirwa wireba wikorera igisemiri kibivuze ikizi bitubuza gushaka se icyangombwa nuko tubyara tukororoka. Gusa yakubwira gutya ukabigenza gute icyangombwa njyaruwe nigeze kuganiriza ariko twaratebyaga tuganira tuvuga kera ko bwabacaga imyeyo arambwira ngo se bivuze iki icyangombwa nuko njyewe nshaka umugabo umusora nkunda ibyo nshaka bigakunda, ariko nabwe nubwo byushaka bikunda ntabwo bikunda nk'uwaciye imyeyo ntabwo bari kimwe. Arambwira ati ni kimwe mpfa ko umugabo wanjye tukundanye ibyo ashaka akabibona tukabyara tukoroka buri nacyo bitwaye. Ubwo yari iki gihe ntabwo babwira ngo bemere cyo ko ikivuze cyiza nuko amugani hazaba umugoroba w'abakobwa bagashaka ababyeyi bakuze batagira isoni nkuko ngubwira umuntu ngo ningere imbere y'uriya mwana arantuka ukabanza ukamucisha bugufi ukamubwira amagambo make ukamubwira uko byagendaga ukamubwira umumaro wa mugana. Ababyeyi b'iki gihe basigaye bagira abana bagasenya ukabona umwana wawe uramushyingiye ukabona bakamukagaruriye impamvu uramugarura njye nayirangije kuyibona. Aragenda abana b'iki gihe nabo barakubagana akaba aragiye akagera ku mukecuru ungana nkanjye agasanga ngiye iyo myeyo narayiciye, yagera kuri wa wundi utarayiciye agasanga arimo atandukanye. Impamvu avuga ngo abana b'abahungu b'iki gihe bakunda abantu bakuze hari ikintu abakurikiye. None warongeye umwana ambwira ati bibe birahuye nabwo ntabwo bihura nta naho bihurira. Mwe mugiye muzegera ababyeyi hamwe ati cyangwa nuko mbyara cyangwa mwe nuko noruka, ariko abigiye basiga bagenda yabara kwitanye n'umuntu mukuru agiye akavuga ati genda ajye iwanyu ntacyo umaze kubisobanura icyamujyanye. Bajya kura ni wabo kavuga ati wabyeyi ikigoryi babaza umukobwa ati njye ameza ndayategura neza no gusasa nashashe amashuka ariho amashuka arafuze. Umugabo ati nagafuze njyaro nigeze kujya mu rubanza kera umugore ngo umugabo nawe yasanze ameze gutyo akajya avuga ngo njye ngo agiye kuryama ngo yihanaguriza ngo kurira bwanjye. Abantu bakwate se kwihanaguza kurira bisobanura iki? Umugabo nakavuga ati impamvu nihanagurizaho sanga atatunganije uburiri neza. Abantu bagezeho bakuru barasesengura abashangazi baramujyana mubwe bati ibintu bikigiye kukubaza amashuka arafuze buri buratunganye washashe neza ati nashashe ngwino tukujyane mu gikari turere. Bagiye basanga ni kwa kundi batetse upfa nungabo niki kicara kwaswa kubakira inzu y'urushye arayubaka kwera iyo mpamvu. Nabi kigero basigaye bagenda bakagabuka ntikibagarura ababyeyi ntibajye bashidikanya igituma barabikije batakubaka ibyamakuru bifite kuri ibyo nako. Ese noneho kuba iki kintu kibaho tukaba turimo kugenda tubona divorce za hato na hato, ndavuga gutandukana kw'abagabo n'abagore, kandi none ugasanga ku mpande zombi harabaho kwihagararaho. Ubona uno muco wa kera wo guca imyeyo
wanatumaga umugabo n'umugore babana neza, bihurira he no kuba kuri ubu ngubu usanga hari abagabo cyangwa se nk'uko bivuze abasore atunga wa mugore we akamutungira mu rugo ariko akaba yifitiye undi ku ruhande ajya gukuraho bya byishimo yashakaga. Ubona icyo kintu cyakemuka gute? Ukuntu cyakemuka ni wa mugoroba nakubwiye w'abakobwa n'ababyeyi, abashangaza, abakecuru basheshe akanguye, bakabicaza bakababwira uko bigenda. Gusa nuko ibiti byinshi cyangwa ibyatsi byinshi bacishaga imyeyo byarangije gucika kubera ntibakimenya umumaro. Ariko nk'umuntu mukuru arya ajya guhinga kakatsi ukabona ukagategera nk'ubagarira uruboga kabuze ko ari cyo kazakora, ariko ikigera ahinga akakuraho ntazi icyo bimaze. Ariko ubwo bagaruye umuco nta wakongera kubyangiza, avuga ati bifite umumaro w'umukecuru akavuga ati mwana wanjye nuhinga akakatsi ugategere, nuhinga kukabagarire, nugira gute ibyatsi bikongera bikagaruka, ibiti bikongera bikagaruka, babagiye bakajya mu nama n'abana babo bakabigisha, umuco ukongera ukagaruka, abana bacu bakongera bakubaka. Ese ubona kuri ubu ngubu tukurikije abakobwa hari inyito z'iki gihe abantu bakivuga ngo ni abasireyi kwini ibiki, mbese ugasanga hari umukobwa uzwiho gutwara abagabo bitewe n'imiterere ye, harimo ibyo byose tugenda twumva. Kugira ngo dukomeze twubake wenda igihugu kizira ba bagabo bajya kureba kanaka bitewe n'uko ateye, mwavuze ko uwo mugoroba w'abakobwa wabaho. Ese koko mubona bizaba igisubizo cyangwa harimo abakobwa barangije kwangirika mu mitwe bumva ko ibyo bintu atari ngombwa? Harimo barangije kwangirika bavuga ko ibyo bintu atari ngombwa, ariko wenda urebye nk'uko uri inyuma yawe iyo aracyari muto, uhereye kuri uyu mutoya ugahera ku wundi ukabatangiza guhera wenda mu mwaka wa kabiri, mu mwaka wa gatatu kugeza mu wa gatanu, abo bana bacyoroshye. Abo ngabo ubigishije byakunda. Guhera ko icyo gihe wigishije abo ngabo, ubutaha bamaze gukura wasanga ingo zubakitse, ugasanga nta zindi zongeye gusenyuka, bagahera ubwo rero bakomeza umuco ntibongere kubaka ngo basenye. Ese mubona kuri ubu ngubu haramutse habayeho ishuri ryo kubyigisha? Kuri ubu ngubu turimo gukoresha ibintu bya interinete kugira gute, hari abana bareba ibintu bijyanye n'ibyo ngibyo twita urukozasoni, ariko ugasanga rimwe na rimwe noneho harimo n'ibyo bigiramo bakabikora batazi nuko byari bimeze. Ese uko nguko abo ngabo babikora ntabwo uno muco dushobora kwigisha n'ubundi binyuze muri ibyo ngibyo bumva banareba bigakunda? Iterambere ni ryiza ariko nari bizana nk'ibyo ngibyo kuvuga ngo kera abana bajya guca imyeyo babonye umwanya wo kujya gusenya, babonye umwanya wo kujya guca ubwatsi bahuye ibirago, babonye umwanya wo kujya guca imyeyo iyi ngiyi ikubura hanze y'imenyerere. N'iterambere ryaraje umwe turawugura, iterambere ryaraje ducara ku mikeka, iterambere ryaraje tujya kureba televiziyo. Ntiwahagurutse umwana kuri televiziyo ngo umubwire ngo ujya mu binani kujya guca imyeyo areba televiziyo, ntabwo yagukundira. Ibyo ngibyo byagiye byica abana mu bwonko kubera ko bareba ziriho bakareba ibintu byose bagiye bazana, akabyica abana bacu mu bwonko. Ariko habaye umuco wo kubuza abana kujya kuri televiziyo cyangwa kubereka biriya bipfuye bibica. Urabona nk'umwana w'iki gihe barashyiraho televiziyo za kuriya babyina bitigisa n'ibiki byose n'abambaye ubusa n'akabyifuza kumva ko aribyo byiza. Bamwe babyina bambaye amasuve, babyina banitse amabuno, akaba niyo byiza. Ariko biriya bintu babyimye abana ntibabitega amatwi, bagatega amatwi ababyeyi byo babigisha, umuco wagaruka. Ariko kubera ko umubyeyi aragura televiziyo akayitereka hariya agahita ashyiramo bya bintu kandi azi ko ari umubyeyi, agashyiramo iby'abana abasore n'abakobwa bakora kandi azi ko burya ababyeyi nabo bica umuco. Ntabwo umwana azayibona ngo amenye iyo bintu abantu bakuru bakora ngo nawe agarure ubwenge, azagenda kuri bya bindi yumva ko ababyeyi byari bo bamo, ababyeyi byari bakora bakora ibyo bakora, nawe akora ariko akomeza. Ariko niyagaruka kuri wa muco abakurambere wacu barangiye bakoze, imico izagaruka. Mwavuze ko ubundi guca imyeyo kera byari umwambaro, hamwe n'umukobwa yabaga yakwicara hariya yakwicara nabi akaba yambaye nta kibazo gihari. Kuri ubu ngubu mubona nka bano bakobwa nk'uko mwari muvuze babyina muri izo ndirimbo bambaye ubusa, ukurikije ubwenda baba bambaye, ese koko umukobwa waciye imyeyo yajya gukora biriya bintu ntibimubangamire? Umukobwa waciye imyeyo cyangwa ahubwo nibwo yaba yambaye neza? Oya, umukobwa waciye imyeyo twavuze ku muco. Niba yemeye guca umweyo azagenda no ku muco wo kwambara imyenda imwambitse.
atambara bwa bwambara busa, yambara umwenda umwambitse kuko azafite ibyo yubahiriza adashaka ko hagira ubibona, abyereka buri wese, azabyereka uwa ngombwa. Icyo gihe niga uwo muco akenera kwicara n'umubyeyi we, azamuganiriza uwo muco, amuganize no kwambara by'abakobwa, amurinde kwambara za mini zigeze mu mutwe, amurinde kwambara bimwe bishabuye amata kwese agenda agaragara, azambare umuco wongera ugaruke, bambare nk'uko bambaraga. Wenda ntabwo ibyo byo mbizi kera, ariko kera bambaraga ngo ubuntu bw'ubushabure, ariko hari uwagendaga yanitse amabuno ariko akakingiriza, ariko abikijya ahubwo niho berekana, aho niho berekana. Ubwo rero umuntu yerekanye aho ngaho nta garuriro, uramubwira uti ibyo n'ibiki wambaye, ati ibyo ntibikureba, ariko bagarura umuco umwana akakubwira umubyeyi we ngo ntibikureba, umuco wazagaruka. Ese tukatuze noneho wenda nibariza ikintu kibazo cy'amatsiko, usanga abakobwa wenda atari mu bice by'icyaro bishimira kugaragaza ibwambure bwabo cyangwa se ibitsina byabo nk'uko wari ubivuze, cyangwa se yanambara ukabona koko yambaye ibintu bituma abagabo bamurarikira, kuko ugasanga wenda imiterere y'umubiri we yayigaragaje hanze. Mubona kino kintu atari cyo kintu kigenda kiba wenda cyaba gikurura ubusambanyi bwa hato na hato kuri abo bakobwa? Nkamubona nkamwifuza, undi akamubona akamwifuza. Nyine impamvu bikubwira, ubundi abantu bakera gituma umwana w'umuhungu wenda atarekeraga umukobwa, kera baradiranwaga bakaragena n'inka, bakajya no kuvoma, agakora byose ariko ntamukenere, kubera ko yabaga yambaye, yamubonaga nk'umuntu usanzwe yambaye. Ariko ab'iki gihe araturuka ariko ukabona yambaye ubusa burundu. Umuntu akamutekereza, akamushaka atari yanabiteguye, akamugusha mu cyaha atari yateguye no kukigwamo. Ariko kera nta muntu wakeneraga undi, n'uwakeneraga undi cyagiye bambaraga ubwo bushabure byabaga ari amahana, akavuga ati nimfata umwana n'abandi baramboha, barananyica barajya kundoha. Ariko iki gihe baranabona mufate, ndavuze ari nk'umubyeyi utatse ati umwana wanjye baramufashe, bakamukozamo umwanya bakamugarura, akavuga ati bamuhaye umwanya wo gufata n'abandi. Ariko icyo gihe barabahanaga. N'abakobwa bakera batwaraga izo nda baravuga ngo baragendaga bakabahana, cyo kwa cyo sinjigenda cyo kujya kuruha, ariko baruhaga mugenzi akavuga ati wo kwa runaka twaranganaga, none yatwaye inda baramuruha, nanjye niyongeye kwitwara bya mbere cyabandoha, n'icyo akanagitinya. Ariko iki akagitinya, agatinya ko azarohwa. Umusore nagavuga ati nakundaga umukobwa kwa nakamutera inda, none ntabwo tukiri kumwe, baramwishe, akagira ubwo nagahinda umushyitsi. Ariko igihe barabyara bakabahekera, barabyara bakarira bigakunda, ntabwo umwana mukuru yabyara mu rugo ngo abone mu rugo amufashe neza, n'uwejo nawe azongera muri umuna we yongera. Ariko ntabwo kikiye kura ko byo bya n'icyaha rwose, kwica umuntu ni cyaha gikomeye. Ariko bagashatse ukundi kuntu bagarura umuco, abana bakagakwa ku muco, abana bakambara, abana bakumvira, bakubaha n'imibiri yabo. Nk'ubu wenda dusigaye tubona abana batoya nk'uyu nguyu nk'ubu kwangana ashobora kubona apfunduye amabere agatangira akigira inkumi, mu kanya gateje ukabona ahetse inda. Yajya kwa muganga bamaze ngo yiguteye ntamuvuge, yanamuvuga n'agasanga bareba barangana ni nk'uyu, ukabona nta kintu wakora. Wa mwana akagaruka mu rugo, ukabona abana baravuka, igihe kwa muganga baza ngo umwana nta mitiweli afite, ababyeyi wenda barivumba bavuga ati nta mitiweli tuzagwa ntaki byose, babaza nyina w'umwana bagasanga nta bushobozi kubona mitiweli ko n'umwana, babona se umwana bagasanga nta bushobozi afite ko n'umwana. Ibyo rero byacu umuco w'ubusambanyi, abana bagashakira igihe bakajya ku muco, bakabyara abana babo bakura batarwara bwaki. None abantu umwana babyara ngana kukuriya nta bushobozi bwo kumurera, akarwara bwaki, nta bushobozi bwo kumurera, akamubyara niho abandi batamu misarane, ukabona atazamurera, akamubyara nta bushobozi, akamusiga ku nzira ko nta bushobozi afite bwo kumurera. Ariko bagarura umuco, ryabyara rya hato na hato ryashira, abana bakagarura umuco wo kubaha ababyeyi nabo bakagarura umuco wo kumenya kurera abana neza, batabigisha ibintu bidashinga. Iyo mico yo kwigisha umwana uko abantu bakuru babonana, umwana wakabibona, nabibona nawe azabikenera, azavuga ati uriya n'ingezi mu muco mwiza wacu bakora nanjye ngomba gukora. Uko ni umwana yigisha umwana kwirinda kurwara malariya nkamuha inzitiramubu, azabona ko ari byiza. Ariko nimwigisha nanjye ibyo nkora abona mbikora, nazavuga ati ko papa yingishije cyangwa mama kurara mu nzitiramibu nabira akabikora, nabyo ni byiza ugabyenge babikora. Ariko nimwakoma mu rusyo mukome n'ingasiye, muhana abana muhana ababyeyi, nibo bazana imico mibi mu bana. Ukareba umuntu w'umusaza ukuri ngo nuko afite amafaranga agatinya umwana ungana kuriya,
umuhana mwahana mwakomeye uburyo muko n'imingasire muhana ababyeyi mbere na mbere kuko bisaza bije nibyo byamaze abana akamukangisha amafaranga ejo akabona afite inda akamugatoramye ntuzavuge ko ari ngewe nzaguhande cyangwa ivuga nzakurasa nzakwica akazana icyuma ati nzakigutera iki cyuma agaceceka akamutera inda akamutera n'uburwayi akamutera n'iyo sida. Ibyo rero kubona abana babikora gutyo kenshi nta ababyeyi babikora niyo bazaniye imico mibi ababyeyi bihanye n'abana bari bagarura umuco. Urakoze cyane.